muri iki gihe gukorera amafaranga kuri interineti ni ibintu bigenda bifata intera kandi intera nziza. Usanga abantu benshi rwose kuri iki gihe bitabira gukorera imirimo itandukanye kuri interineti, yaba imirimo y'igihe gitoya cyangwa n'imirimo ihoraho. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi umuntu yakoreramo amafaranga bitagombeye yuko uhaguruka no mu rugo iwawe. Upfa kuba ufite telefone, mashine ndetse na connection ya interineti, ushobora rwose kujya kuri interineti ugashakisha uburyo wahitamo wakongera amafaranga winjiza ukabifatanya n'akandi kazi wenda ufite runaka, cyangwa ukaba wahitamo no kubikora mu buryo buhoraho. Uburyo bwose wahitamo kuri interineti wabonamo amafaranga rwose yatuma ubukungu bwawe buva ku rwego rumwe bukagera ku rundi rwego. Niba mu bitekerezo byawe hajya hazamo kuba wakorera kuri interineti mu buryo bwakwinjiriza amafaranga, ugatekereza inzira byanyuramo aho wahera bikakuyobera, nakubwira nti uyu munsi wageze ahantu hakwiriye ugiye gukura amakuru yagufasha gufata icyemezo ukamenya niba nawe ugiye kuba umwe mu bashabitsi bakorera kuri interineti. Ubundi hari uburyo burenga amamiliyoni wakoreramo akazi kuri interineti. Rero urugero, hari uburyo bwo gukora freelancing, hari uburyo bwo kuba wahindura inyandiko, hari uburyo bwo kuba wakora imbuga nkoranyambaga, hari uburyo bwo kuba washushanya, hari uburyo bwo kuba wakora amarogo, nuko wagira n'uruhare mu bushakashatsi runaka bwashyizweho n'ikigo cy'ubucuruzi, kuko nabyo bibaho. Nakubwira nta mahirwe ni menshi, amahitamo n'ayawe, kubera ko hari uburyo bwinshi bwo kuba wakoreramo. Nahisemo kubibabwira mu byiciro. Uyu munsi rero nabahitiyemo guhera kuri YouTube, kubaha byimbitse amakuru ukwiye kumenya niba mu bitekerezo byawe hajya hazamo kuba waba umwe mu ba-YouTubers. Ni ukuvuga ngo kuba umwe mu bantu bakora ibikorwa cyangwa bashyira ibihangano byabo kuri YouTube. Nagushishikariza kugumana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, kuko amakuru ngiye kuguha birashoboka ko ntahandi waba urayumva. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese bakurikiye Wibereye TV, mwahisemo neza kudukurikira. Nitwa Diane, nashinze urubuga kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, kwiyitaho ndetse n'ubukungu ku buryo buhoraho, bashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru ateguranye ubuhanga n'ubushishozi kugira ngo ubuzima bwanyu buve ku rwego rumwe bugere ku rundi. Rero bamikazi, niyo utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tubateguriye. Tizingiye mu magambo, reka mu kanya gato nyuma y'aka kana kagiye guhita tugaruke twinjira byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntimucikwe. Wakoresha ugakorera amafaranga binyuze ku rubuga rwa YouTube. Uru rubuga rwa YouTube ni rumwe mu mbuga zikurikirwa cyane, rukaba ari urwa kabiri nyuma ya Rugo mu gushakishwa n'abantu. Urumva yuko uhisemo gukorera kuri YouTube byaba ari byiza, kuko ibikorwa washyizeho bizajya birebwa n'abantu benshi mu by'ukuri. Kugeza ubu ngubu rukoreshwa n'abantu barenga miliyoni 15 bashyiraho ibikorwa bitandukanye ndetse baherereye mu mpande zose z'isi. Nawe rero bitewe n'ubumenyi ufite ushobora guhitamo gukoresha urubuga rwa YouTube. Mbese ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umwanditsi, ushobora kuba uri umusobanuzi w'amafilime cyangwa umukinnyi w'amafilime. Ndakubwiza kuri yuko ntabwo wabura ikintu ushyira kuri YouTube, kuko ubumenyi bwakirwa kuri YouTube ni ubumenyi bw'ingeri zose, ntabwo wabura ahantu wibona. Ushobora kuba uri umunyamakuru, ushobora kuba uri umuntu uzi gusobanura ibintu, ushobora kuba uzi gufata ibitabo ukabivuga muri makeya, ushobora kuba uri umuntu uzi gutanga amasomo. Mbese ushobora kuba ufite ubumenyi mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, mu bijyanye no kwirinda indwara, ubumenyi butandukanye bitewe n'ibintu wize. Hari ibintu byinshi wakora kuri YouTube rwose, icyo wahitamo cyose cyakora kuri. Urugendo rero ugomba gukora kugira ngo uzabe umwe mu bantu babona amafaranga binyuze kuri YouTube. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko ugomba kuba ufite telefone, ufite laptop, ufite n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufata no gutunganya amashusho nka kamera na recorder n'ibindi. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya nuko ugomba kuba warafunguje email ya Rugo, ariyo Gmail niyo uzakoresha winjira kuri YouTube, kuko YouTube ni ishami rya Rugo. Niba umaze kugira ya email yawe ujya kuri YouTube, noneho channel yawe ukayita izina, rya zina rigahuzwa na ya email yawe, ugatangira rwose ukaba hawa amahirwe yo kuba watangira gukora ibikorwa warangiza ukabishyira kuri rwa rubuga rwawe cyangwa channel. Ushaka no gutera imbere byihuse ushobora kuba wagura na channel isanzwe ukora, ukaba wabigura ugatangira kubikoresha,
kuko bituma utazamuka byihuse ukaba wagera mu mubare w'abantu, kuba wakwinjira mu mubare w'abantu bishyurwa biturutse mu bikorwa wagiye ushyiraho bitandukanye. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora ni ugutangira gutegura no gukora ibikorwa ushaka kuzajya unyuza kuri rwa rubuga rwawe cyangwa channel. Ni ukuvuga ngo niba wahisemo kuririmba, niba wahisemo kujya wandika ibiganiro cyangwa amakuru ukayashyiraho, niba wahisemo kujya wigisha, ugomba gufata umwanya ukabitegura, kuko ntago wajya imbere ya kamera cyangwa ngo wenda ubu ni recording ngo ubishyireho utateguye. Bisaba gutegura rwose, ukicara ugatuza ugategura kugira ngo ushyireho ibintu bifite ireme. Nyuma yo gutegura ibikorwa byawe cyangwa ibihangano byo gushyira kuri rwa rubuga rwawe rwa YouTube, ukubizamura ukabishyira kuri rwa rubuga rwawe, ibyo bita kwa uploading. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bikora unyuze ku rubuga rwashyiriweho abahanzi cyangwa abantu bashyira ibikorwa byabo kuri YouTube, ari rwo bita YouTube Creator Dashboard. Ni ukuvuga ngo hari inzira zirenga 5 unyuramo kugira ngo video yawe ibashe kugera ku bayireba. Rero ntabwo ahantu wanyura ari hahandi abantu bose barebera, n'ahantu hihariye ugomba kunyura, ariho bita aho muri YouTube Creator Dashboard. Icya gatanu rero nacyo cyanyuma ni ugutangira noneho kwinjiza amafaranga mu buryo ibi ngibi bikorwa. Iyo abantu batangiye kureba bya bikorwa byawe, biba ari intangiriro nziza yo kuba wakwinjira no mu bantu bagiye kuzajya binjiza amafaranga. Uburyo amafaranga yinjiramo muri YouTube ntago ari ibintu bitabyizana. Hari uburyo bwo yateguye bugomba kunyuzwamo amafaranga biturutse kuri YouTube. Uburyo bukaba bwitwa Rugo AdSense. Uyu AdSense rero ni uburyo bwo kugira ngo amatangazo amamaza ayo bita adverts anyure ku rubuga rwa YouTube, ndetse ashyirwe ku mbuga z'abantu bafite abantu babakurikirana ndetse n'ababarebera ibikorwa byabo bahagije. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wemererwe kuzajya ubona nawe kuri ya mafaranga, ugomba kuba byibuze ufite abantu bagukurikirana 1000. Ikindi kandi ibikorwa byawe bigomba kuba byararebwe byibuze amasaha 4,000. Rero iyo umaze kurebwa ya masaha, ntabwo bivuze ko amamiliyoni atangira kwisukiranya kuri channel yawe. Oya, ubutangiye ni nkaho ariyo ntangiriro yo kugira ngo nawe winjize. Ugomba gutangira ugashyiraho ibikorwa byawe, noneho uko ibikorwa byawe bikundwa bikarebwa n'abantu benshi, ushobora kubona amafaranga menshi cyangwa makeya bitewe n'abantu barebye ibikorwa byawe. Noneho kandi niba hari n'amatangazo yanyujijwe kuri rwa rubuga rwawe, amafaranga azarushaho kwiyongera. Nkuko tubikesha urubuga zerox24.com, urugero niba channel yawe yaramaze kugera muri AdSense, noneho ugashyiraho ibikorwa byawe bikarebwa n'abantu 1000, uzabona amafaranga angana n'amadolari 3 kugeza kuri 5 bitewe n'abantu barebye. Noneho iyo abantu barebye video yawe ariko bakagenda banakanda bareba ama advert cyangwa amatangazo yamamaza yashyizwe kuri channel yawe, noneho winjiza kuri bantu 1000, winjiza ayandi madolari 18 yabo bantu bagiye bakanda kuri ya advert. Ikindi kandi uko abantu bagenda batsinda bareba ibikorwa washyizeho, hari uburyo amafaranga agenda yiyongera binyuze mu buryo bwashyizweho nk'igice cyo AdSense cyitwa RPM. Mu magambo arambuye revenue per mile, bisobanuye amafaranga winjiza bitewe n'urugendo. Nuvuga amafaranga winjije bitewe n'urugendo igicuruzwa cyagenze. Nukuvuga amafaranga winjiza bitewe n'urugendo ya advert yakoze ikagera ku bantu barebye ibikorwa washyizeho. Muri AdSense hari n'ubundi buryo bwitwa CPM. Mu magambo arambuye cost per mile, bishatse gusobanura ngo ikiguzi hashingiye ku rugendo igicuruzwa cyakoze. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bireberwa ku bantu bagiye bakanda kuri ya advert yashyizwe muri video wakoze. Ya advert uko abantu bagenda bayikanda hari benshi ndetse bamara n'umwanya bayireba, amafaranga agenda yiyongera. Byumvikane ko rero RPM ibarwa hagendewe ku bantu barebye video yawe, naho CPM ikabarwa hagendewe ku bantu bakanze kuri advert cyangwa ubutumwa bwamamaza bwanyujijwe muri video yawe. Nkuko tubikesha urubuga investopedia.com. Cyo kwitondera, navuga ko ari nk'inkuru ibabaje nuko haba CPM cyangwa RPM hari ibihugu itageramo. Ushobora kwibaza uti se n'u Rwanda muri ibihugu bitageramo rurimo? U Rwanda narwo ruri mu bihugu bya CPM na RPM bitageramo, kubera impamvu yuko Google nta bantu ifite banyuzaho ibikorwa byabo byo kwamamaza, baba bifuza yuko byanyura kuri YouTube. Niba washyizeho video yawe ikarebwa gusa n'abantu bari mu Rwanda, ndakubwiza ukuri yuko nta n'igikoroto nta n'ibitubo bishobora kwinjiza kuri abo bantu iyo baba ari miliyoni bakurebye baherereye mu Rwanda gusa. Urumva birababaje, ariko nta kundi. Gusa ikiza nuko YouTube igera ku isi hose
ntugacike intege. niba washyizeho video yawe ntabwo ishobora kurebwa n'abantu bari mu Rwanda gusa, igenda irebwa n'abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi. niyo mpamvu usanga hari abantu bakorera mu Rwanda ariko bakagenda binjiza amafaranga bitewe n'uko video zabo zitarebwa gusa n'abantu bari mu Rwanda. Igihugu rero kirusha ibindi mu kuba byakwinjiza amafaranga igihe hari abantu bakanzeho ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ni naho icyicaro cya YouTube kiri ndetse na Rugo. ni ukuvuga ngo niba hari abantu benshi barebye video washyizeho ndetse bagakanda no kuri advert zanyujijwe muri video yawe baherereye muri Amerika, nta kabuza amafaranga uri bubone ugereranyije n'abandi bagiye bakandaho baherereye mu mpande zindi z'isi. Ngiye kubaha urugero rw'ukuntu amafaranga agenda yinjira bitewe n'ahantu bitewe n'ahantu abantu barebye iyi video washyizeho baherereye. Nubwo mu Rwanda nta bantu bamamaza bakoresheje Google AdSense, ntibiguce intege kuko hari ubundi buryo ushobora kwinjiza amafaranga binyuze muri channel yawe. Uburyo bwa mbere rero ni ukuba wakorana n'abantu bafite inganda cyangwa bafite ibikorwa runaka, mukaba mwakorana mu buryo bwo kubamamariza bitewe n'uko channel yawe imaze kugira abantu benshi bayireba bari mu Rwanda. Abantu rwose bashobora kuvuga bati reka tunyuzemo itangazo ryacu ryamamaza kuri YouTube yawe, ugasanga winjiza amafaranga. Ikindi kandi bashobora no kuvuga bati reka tugutere inkunga, bagakubera aba sponsor, warangiza ukajya uvuga izina ryabo muri ya video yawe wagiye ukora. Uvuga ngo nabwo ni uburyo abantu benshi bagenda binjizamo amafaranga bitagombeye yuko barambiriza kuri Google AdSense. Reka mecumbikiye akuru no munsi, ndakeka mu makuru nakubwiye wamenye ku buryo buhagije uburyo YouTube channel ikora n'uburyo abantu binjizamo amafaranga. Niba uri umwe mu bantu bajya batekereza kuba bakoresha YouTube channel, ndakeka wabonye amakuru ahagije yatuma ufata icyemezo nawe ukaba umwe muri abo bantu barenga 5 miliyoni bakoresha YouTube. Niba hari ibyo utasobanukiwe neza, reka ngushishikarize kutwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, ubundi tukagusobanurira byimbitse kubyo utumvise neza. Ikindi kandi niba hari n'ibindi wifuza ko twazakuganizaho ubutaha, nabyo bihawe ikaze. Ikindi kandi ushobora no kutwandikira kuri email, wayibona ahagenewe description ibijyanye n'iyi channel, wahabona email watwandikiraho. Ikindi kandi nagushishikariza no kwakanda kuri like ndetse ikindi ugasangiza ku mbuga ubaho ubutumwa twakugejejeho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka nongere gushishikariza kubikora kugira ngo utazashikwa n'ikindi gice cya kabiri. Utankaba nzabaganiriza ku mbuga ushobora kujyaho ukaba wakorera amafaranga mu buryo bwa kanyakabigizi cyangwa uburyo bwa freelancer, mbese ukaba wakorera amafaranga ku isaha mu bigo bitandukanye, ukinjiza amafaranga menshi rwose yatuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza. Nakubwira nti ntuzacikwe kuko ibyo nzakubwira hari. Reka mbashimire kuba mwabanye najye kugeza ku musozo w'iyi video. Amahoro y'Imana n'imigisha yayitanga ibahoreho mwese. Bye.